Ikiganiro cyari cyo ngicyo ni wa Mungu wanyu Kirundo wari wabasuriye Gisenyi. Niba wakunze iki kiganiro so wakora subscribe and like na comment ugakora na share guys, ikagera kure. So guys murabona nanjye mba natembeye mu kivugo abana bari nabo binjira aha ubwato guys ni ibintu byose neza. Urabona ko Gisenyi kabisa ari umujyi wo kuruhukiramo. Urebe indege zaguruka Kigoma guys, niko mushaka hatembera ukagikore harapaka ufite ibyangombwa byuzuye. So guys icyo ushaka cyose twandikire tugufashe. Kirundo abayahana ntacyo nzabima ikindi gitangaje. Iyo wumva utameze neza umupira wawe ukuramo rwose kitambukira kuyaga cyawe umeze neza. Urabona ko ari ibintu biba bisa neza. Ikintu ngiye nahakundiye sasa umuyaga wawe haratuje, ikivu nagusakuza mane Gisenyi heza pe.